Twongeye kubasuhuza mwebwe mukurikirana amakuru yacu, amakuru yose tubagezaho, amakuru ya Rio World News 250. Uyu mugoroba tubafitiye amakuru meza ku bakunzi ba iPhone. iPhone agiye gusohoka iPhone 13. Menya byinshi ndetse n'udushya tuzaba tugize iyi iPhone 13. Nyuma yuko hagaragajwe ibibazo bimwe muri iPhone 12, uruganda rwa Apple rukora telefone zigezweho rugiye kwikubita agashyi rukosora amwe mu makosa yose muri telefone yarwo nshya igiye gusohoka ariyo iPhone 13. Umwanditsi akaba n'inzobere mu by'ikoranabuhanga Max Weinbach wigeze kugaragaza impinduka zari kugaragara muri iPhone 12 kandi koko ikaza imeze nk'uko yabivuze. Yongeye gutangaza impinduka zizagaragara mu bwoko bushya bwa iPhone 13 nubwo itarasohoka. Imbere mu kirahure cya iPhone 13 hazaba hasa n'umukara, hagaragara gusa ibyibanze umuntu akenera kubona nk'isaha, itariki ndetse n'umuriro. Ibyo umuntu amenyeshwa notifications bizajya biza nk'ibisanzwe, ariko telefone ntizajya icana ngo ubone ko hari igihindutse. Weinbach yavuze ko iyi telefone izaba ifite ubushobozi bwo kwihuta nk'ubwa iPhone 12, aho yihuta ku kigero cya Hz 120. Ni ukuvuga ko yihuta inshuro 120 mu isegonda. Urugero, hari telefone ukoraho ukabona ntizigusubiza zihuta, hakaba hari n'izindi ukimara gukora ku cyo ushaka uhita ukibona ako kanya. Bivuze ko kubyerekeranye no kwihuta iPhone 13 izaba imeze kimwe nka iPhone 12. Dore ibidasanzwe bizaba biri mu mifotorere y'iyi telefone. iPhone 13 izaba ifite ikoranabuhanga ridasanzwe mu byerekeye gufotora ibiri mu kirere, ni ukuvuga inyenyeri n'ukwezi, astrography. Ubusanzwe gufotora ibiri mu kirere nijoro bikagaragara neza bisaba ikoranabuhanga rihambaye ndetse n'ubuhanga budasanzwe. Muri iyi telefone hazaba harimo uburyo umuntu azajya atunga telefone mu kirere igahita ifotora inyenyeri n'ukwezi bikagaragara nta bundi buhanga bimusabye, astrophotography automatique. Ndetse biteganyijwe ko izaba ifite imboni za kamera zireba kure kuruta izari ziri muri iPhone 12. Ikindi kidasanzwe nuko izaba ifite ubushobozi bwo gufata amashusho ahagaze, video de portrait. Bwa mbere mu mateka umuntu azajya abasha kubihindura agiye kuyishyira ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se ahandi. Weinbach yavuze ko iri koranabuhanga rizaba rihambaye, rishobora no kubica bigacika ku mbuga nkoranyambaga. Weinbach yavuze ko iPhone 13 izaba ifite ikoranabuhanga rya SMART rizwi nka MagSafe, rifite ubushobozi burenze ubw'iyayibanjirije, cyane ko abantu bakunze kuvuga ko iyari iri muri iPhone 12 yari ifite intege nkeya. Iyo SMART iba iri inyuma muri telefone, yifashishwa mu gufatishaho agakoresho kinjiza umuriro muri telefone bakunda kwita wireless charger, cyangwa igakoreshwa bafatishaho ibindi bintu bitandukanye nk'ikofi ndetse n'ibindi. Uretse ibyo twavuze haruguru bizaba bitandukanye, ibindi bizaza muri iyi telefone ni bisanzwe biri no mu zindi nka internet yihuta ya 5G. iPhone 13 biteganyijwe ko izashyirwa ku mugaragaro muri Nzeri uyu mwaka. Ayo namwe mu mafoto ya iPhone 13 uko izaba isa muri screen ndetse n'inyuma. Mukomeze gukanda subscribe kuri YouTube channel yacu ariyo Rio World News 250. Wibuke gukanda no kunzogera kugira ngo amakuru yacu ajye akugezwaho ako kanya, uhite ubimenyeshwa tukimara gushyiraho inkuru nshyashya.